Banyarwanda banyarwandakazi, manje kubasuhuza mugire amahoro y'Imana kandi mbifurije umwaka mushya muhira wa 2023 uzatubera umwaka w'amata n'ubuki, tuzawurye ntuzaturye kandi tuzagira impinduka kuri buri wese nziza mu gihugu cyacu. Tuziharanire kuko birakwiye kugira ngo umuntu agere ku kintu yagize mu ruhare. Niyo mpamvu nanjye uyu munsi niyemeje kubigiramo uruhare ndetse nkafungura channel kugira ngo mbone aho mvugira ko nabuze uruvugira igihe kinini. Mu magambo make rero nitwa Hakorimana Toneste, mvuka mu gihugu cyacu cy'u Rwanda uko mubona niho ndi, kandi ndi umunyarwanda w'umwimerere, ndi umunyarwanda kanuni. Mu by'ukuri rero nagira ngo maze mbibwire, navukiye mu Rwanda nk'uko nabivuze, mvukira mu mujyi wa Kigali, mvuka ku babyeyi babiri ariko uyu munsi batakiriho kubera impamvu z'amateka muzi. Twazaniwe n'akaga twagushije mu gihugu nk'uko mubibona icano nayise turwanye Akandoyi TV ndetse n'akarengane. Hari byinshi tuzavugiraho kandi niteguye kuvuga no gushyira hanze. Nacecetse igihe kinini mbaho nsikamirwa. Navutse rero nkunda igihugu, nimeza no kugikorera, njya mu mirimo ya leta, nabaye umupolisi ndetse nize mu gihugu cy'u Rwanda, ariko hagati aho ngaho ntabwo mfite amashuri menshi, ni make aciriritse, ariko nk'uko mubizi mu ishuri duhahaye ubumenyi, ubwenge bwo turabuvukana, ubwenge bwo ndabufite. Rero ndagira ngo mbabwire muri make akarengane nakorewe kandi ngakorerwa bidakwiye. Nagiye mu nzego ngira ngo nkarwanye, ukarwanya mbona gafite ko kubatse ntabwo byanshobokiye. Nahisemo rero ibyo ngibyo kubihagarika kuko ntabwo nakwemera gukorera mu kinyoma, kandi aricyo nigishijwe kurwanya. Amategeko yacu mu Rwanda yubatse neza ndetse yubakitse neza, ariko tubireba inyuma ni nk'amavazi. Iyo winjiyemo imbere usanga hakora icyo bita amabwiriza, ntabwo bakora amategeko. Ku bayize no kubazi kwashyira mu bikorwa ntabwo bakora amategeko, bakora amabwiriza. Bityo rero niyo mpamvu umunyarwanda wese ufite uburyo ufite n'ayo mabwiriza akurwanya cyane, yakumva ko hari ahantu ugaragara cyangwa wagaragaye muri leta, noneho byakwiyongeraho ko yaba ari mu ndatwa, ugasanga bimuhaye ijambo. Rero mu Rwanda dufite ibice bibiri, ngira ngo abanyarwanda murabizi, tubizeranyeho. Harimo igice cy'abavuga rikijyana, hakaba n'abavuga rikabajyana. Abavuga rikijyana nizo za ndatwa, uvuga rikamujyana nibo babandi nyine bene batwebwe. Nkaba nishingana ku mugaragaro kandi nshinganisha n'ibyanjye. Uti bimeze bite? Naguze ubutaka n'umugabo witwa Ndoriyobejya Samuel n'umudamu witwa Daima Charlotte mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Masaka, kagari ka Gako. Ibyo barabizi, ngira ngo ndubakirireho amasezerano n'aho byanyuze, n'icyangombwa cyenda gifite. Nimero y'ubwo butaka yanditse UPI ni 1 agakoni 03 agakoni 08 agakoni 03
agakoni 16,99. Asubiremo 1 agakoni 03 agakoni 08 agakoni 03 agakoni 16,99. Nimero y'irangamuntu waruweho y'uwo twaguze umugabo ni 11 96 98 03 74 83 02 uyu niwe witwa Ndoribijya Samuel. Mudamu we Daima Charlotte nimero y'irangamuntu ye ari bareho ubutaka ni 19 78 700 16 45 609. Ngaba abaruye ku butaka naguze, ariko ntago nabuguze bwose nsubiye inyuma. Naguze igice kimwe aricyo nzagaragaza amafoto yacyo. Nkigura harimo inzu ishaje. Iyo nzu ndayisenya nubaka indi nzu mubona y'icyerekezo, ndayishyira kuri screen cyangwa se nzayikorera ikindi kiganiro. Naguze igice kimwe gifite ubuso ufite 250 metero kare. Ariko uyu Ndoriyobijya na Daima kubera aka kanya profi bafite nk'indatwa, barashaka kunyaga cyangwa se kwambura ubutaka naguze nabo kubunyaga. Ariko barirengagiza ko twagiye no mu nkiko, twagiye mu bunzi. Abunzi asaba imbabazi, inyandikira hari indi buyishyireho iragaragara igaragaza wasaba imbabazi, avuga ko namuha igihe akamanza akishyura imisoro. Ubutaka nabuguze burimo imisoro, burimo amafaranga agera muri miliyoni. Nanjye nari nemereye kugira nibura umwaka umwe mwishyuriraho nk'umuturanyi, bigera mu 150 ingahe. Muhaye amezi nemera no kumushyiraho ayo ngayo. Bwa mbere namuhaye amezi 3 dukora inyandiko irahari. Bwa kabiri muha amezi 2 dukora inyandiko irahari. Bigashira bikarangira bikagenda gutyo ntagire icyo akora, ariko ukabona ko ari ibintu yagambiriye ashaka kundindiza cyangwa se kurya ubutaka naguze nawe. Ibyo rero ntabwo binandeba kuko nabuguze harimo imisoro. Gusa ndashinganisha ubwo butaka mu maso y'Abanyarwanda no mu maso y'isi yose. Ntago icyangombwa nk'uko agenda avuga ngo cyaratakaye ngazadekarira ikindi, ntago cyatakaye, ndagifite kiri hano murakireba. Nk'uko iyi pena yivuze nayo irahari, ndagifite icyangombwa cye cya original. Ubwo uzamuha ikindi cyangombwa cy'ubutaka, ubwo azaba yiteguye ibisobanuro azampa njyewe, kuko ndahari, ntaho nagiye, ndahari, ndi mu gihugu. Nubwo ndi mu buhungiro ariko ndi mu gihugu. Rero ndasaba ko leta itamuha ikindi cyangombwa, kandi ngasaba ko ubutaka bwanjye bubungabungirwa umutekano kubufite ariwe uyu munsi ubikurikirana ibyo byose. Niba ngombwa nzamubabwira, hari ubufite uyu munsi uburagiye ubikurikirana kandi uhagaze mu mwanya wanjye nka nyirabwo. Niko bimeze. Ikirenze kuri ibyo, uzakora ibyo azaba ashaka akamunani, dore ko mwamenyereye gutwara imitungo y'abantu, kandi ko mwamenyereye kujya kubeshya murya iby'ubusa, ko mwamenyereye ibintu by'ubwambuzi twazaniwe n'izo ndatwa, dore ko namwe nzi ko ngo mwamuri indatwa. Ariko ndashingana ubwo butaka, isi yose ibyumve, amasezerano arahari, ntago ari ubwanyu, ndetse nuko inzu irimo yubatse itandukanye n'inzu zubatse mu kibanza naguzeho igice cyanjye, biratandukanye. Nzashyiraho amafoto nuko hari hameze ngura nuko hameze uyu munsi. Mwitonde rero, ntaho nagenda hari, n'ubirimo wese namugira inama yo guhina akarenge. Murakoze rero, naho mu kanya ndiho ndabategurira ibiganiro byinshi bivuga ku karengane n'ihohoterwa
bivuga ku bigendanye n'abantu byinshi, abatotezwa, ababurizwa irengero, abirukankwaho, abangisha abandi igihugu. Ibyo byose ni ibintu ugomba gushyira hanze kandi umunyarwanda wese akabimenya, dore ko abantu bose mwabibyemo umutima w'ubwoba. Njye nta bwoba mfite, nakubwiye ko naguze aho ngaho niteguye izi risike zose muba munshyiramo cyangwa mushaka kunkuriramo. Ndabyiteguye kuko ndabazi, nzi imikorere yanyu. Yaba ni mwihaye ngo mukoresha ibitsina, ngo mukoresha ngo abagore, ngo muzajya mwambara ubusa, ngo muzajya mujya ntawe uzantegera ku bagore. Icyo nyikubwire rwose, ntago ari uko, dore ko n'amafoto dore nabyo hari igihe ibi byose bizajya ahagaragara. Bigomba kujya ahagaragara kugira ngo bigaragare uko mukora kandi mukora n'indatwa. Murakoze, mugire amahoro.